ugize neza muremyi wacu, waturinze uraturindira, uduha n'aya mahirwe, twumvise ijambo ryawe, tegetse kugira ubuntu, dufasha abandi, nicyo mwene muntu wamuremeye, kugira ngo yigirire akamaro, akagirira abandi kandi aguheshe icyubahiro. Urabitwibukije, abandi babyumvise bwa mbere, ngaho duhe n'umwuka wera azabidushoboze, duhimbaze urukundo rwawe. Dushaka kuzakubona, kurwana iyo ntambara ntitwayishoboza, uzaturwanirire, tubabarirwe nawe, dukundwe nawe, turengerwe nawe, ngaho uzatugeze mu bwami bwawe, kandi ijambo tugiye kwiga ubane natwe muri uyu mwanya, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira mu nsanganyamatsiko iri kutubwira uko twakwifata mu bigeragezo. Rero aho muri mwese, reka tubashimire kandi turakomeza kubasaba kwishimira uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Rero insanganyamatsiko niyo ngiye tugiye kuganira, ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel, musangiye urugendo rujya mu ijuru. Nibaza ko nabo kuri radiyo Izuba bari kuhagera cyangwa se bahageze, reka nabo tubakire aho bari, turanabisubiramo. Uyu ni umwanya wa kabiri, ni icyigisho cya kabiri, ariko bagiye kugira amahirwe yo kwiga kuri kimwe gusa. Reka rero nabo tubakire aho muri mudukurikiye, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Ngaho insanganyamatsiko yacu turayisubiramo, uko twakwifata mu bigeragezo. Turi mu isi, kandi mu isi si mu ijuru. Umuhanuzi witwa Yeremiya yavuze mu gice cya 12, umurongo wacyo n'ubundi wa 12, avuga amagambo y'igihe cye, ariko afitanye isano n'ay'igihe cya none. Abarimbuzi bateye mu mpinga zose zo mu butayu, kuko inkota y'Uwiteka irimbura uhereye mu ruhande rumwe rw'igihugu ukageza mu rundi, nta kizima gifite amahoro. Usomye uyu murongo wose, ariko nshaka iri jambo riwusoza ryonyine rivuze ngo nta kizima gifite amahoro. Kuri iyi si uko ni ukuri, n'umwana umaze kujijukaho gato yabimenya, n'utashobora kubisobanura ngo amenye urumwunamiye, ariko ubuzima bubi cyangwa se burimo ingorane yabumenya. Ku isi abantu benshi baraharuhiye, nuko Yeremiya yabibonye, arangije avuga ngo nta kizima gifite amahoro. Dukomeje kwakira bari kwinjira ku murongo kuri radiyo Izuba, turabakiriye. Insanganyamatsiko yacu ni uko twakwifata mu bigeragezo. Turabagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, nimwe turi kubana muri ibi byigisho, ndetse bizasozwa n'amateraniro yo ku isabato no ku cyumweru kuri iri koranabuhanga, azaba agambiriye kubaka imitima kugira ngo abantu bajijuke mu ijambo ry'Imana, mu buzima, umuryango mwiza n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero ubu tukaba turi ku nsanganyamatsiko itubwira uko twakwifata mu bigeragezo. Turi mu isi rero, muri iyi si dusomye umurongo utubwira ko nta kizima gifite amahoro. Ibyatsi biragowe, amatungo ni uko, abagore ni uko, abagabo, abana, abakize, abakennye, abize n'injiji. Isi ituguye nabi, abarya bagahaga, bunamiwe n'ibyago bizanwa n'umurengwe, abarya ntibahage, bunamiwe nyine no kurya ntibahage. Isi ituguye nabi mu mashami yose ayigize. Muri iyi nsanganyamatsiko, abakunda gusoma ibitabo ndabarangira igitabo bari busome cyitwa Kubana n'Imana buri munsi. Tariki ni ya 8, ni ukwezi kwa mbere. Aya magambo ndayasoma mbanje kuvuga ibi nk'abakristo bazi Imana. Ubuzima bwa gikristo bugeranijwe n'uko umuhinzi atera igihingwa. Uramutse ufashe ibishyimbo cyangwa ibigori ukabishyira mu itaka,
uwo munsi wabishyize mu itaka, imvura ikagwa ntiyunamuke, amezi akaba 3, ntabwo wazasarura. Imvura ni nziza, imeza imyaka, ariko iguye igahera ubwo igwa, ntabwo wazasarura. Imvura rero kuko igiranye intambara n'ibibazo, ubwo igiranijwe n'ibigeragezo. Nanone uteye igishyimbo cyangwa ikigori, izuba rikava, nubwo mubona rinezeza, abana bagakinira hanze n'ibyaremwe byose bikishima, rikava amezi 3, nabwo ntiwazasarura. Kugira ngo ubuzima bw'igihingwa bushobore kuzatanga umusaruro, ubwo imvura n'izuba biravangwa. Ubwo birasobanuye ngo ubuzima bwawe bujya mu ijuru. Bubaye ubw'ibigeragezo gusa, byazaguhitana kuko uri umuntu, ntabwo wazarigeramo, wazananirwa. Nanone bubaye bw'amahoro, umunezero gusa, nabyo ntibikuze iby'umwuka mu muntu, nabyo byazaguhitana, ntabwo wazajya mu ijuru. Kubw'ibyo rero, muri iki gitabo kubana n'Imana buri munsi, tariki ya 8 ukwezi kwa mbere, cyangwa se My Life Today, ntabwo Imana itunyuza mu bihe byiza igihe cyose. Yiza kuba yarabikoze ityo, bitewe no kumva twihagije, twajyaga kwibagirwa ko ari umufasha wacu. Imana isonzeye kutwiyereka no kuduhishurira ubwinshi bw'ubutunzi yaduteganirije, akaba ariyo mpamvu yemera ko ibigeragezo n'urucantege bituzaho, kugira ngo twisobanukirwe uburyo turi impezamayo, kandi twige kujya tuyiyambaza ngo idufashe. Ishobora gutuma amasoko afutse atemba mu gitare cyumakaye. Ntabwo Imana ngo yemera ko tunyura mu bihe byiza gusa, ntabwo byatugwa neza mu buzima bw'iby'umwuka. Noneho rero niyo mpamvu yagenye ko hazajya harabaho ibigeragezo. Muri iyi si yuzuye ingorane, reka mvuge bimwe mu bigeragezo biyirimo kandi bigoye abantu bose. Ndasubiramo: abato n'abakuze, abize n'injiji, abakize n'abakennye, abakomeye n'aboroheje, abubatse n'abatarubaka izabo. Umuryango mubi ugoye abantu. Ikigeragezo: umugore ashobora kugira umugabo mubi, umukubita, umucura, umwima, umwandagaza, umubabaza, umuca inyuma. Umugabo nawe yagira umugore nk'uwo nguwo. Abana bashobora kugira ababyeyi babi, banywa inzoga, abasinzi, abasambanyi, bamara utwabo ku buryo ubuzima bwabo buzabagora kandi bakabirabukwa. Ababyeyi nabo bashobora kugira abana babi, barya bakabacura, batabaruhura, batabanezeza. Icyo ni ikigeragezo. Nyirabukwe ashobora kugira umukazana mubi, umukazana yagira nyirabukwe mubi. Abavandimwe bashobora guturana batumvikana, kuko Bibiliya iravuze ngo abavandimwe bazahemukirana. Ibyo byanditse muri Bibiliya. Umuntu mu muryango ashobora kuhagirira ikigeragezo gitewe n'uko yavutse. Yenda se ari mu muryango ntahagira se, ntazi na se uwo ari we. Dore ubu bireze, abantu bakaryanirana inzara, bongorerana, bamunyega, bamukwena, kandi se we wabyigize. Nta n'icyabaye, ntibamurusha ubwenge n'ubwonko, ariko uko yavutse bikaba bibaye ikibazo muri sosiyete. Ibyo ni ibigeragezo hamwe n'ibindi byo mu muryango. Hashobora kuza ibigeragezo by'ubukene, ukabura akazi, ugakora ntibize, ukagira ibihombo ku byo wari waragezeho. Byatezwa n'ibiza, intambara, inkongi z'imiriro, cyangwa se ugahora n'ibihombo utashobora gusobanura, bikakubaho kenshi. Kuri bamwe ibyo nabyo ni ibigeragezo. Indwara, nta ruhare wabigizemo. Ushobora kurwara indwara z'akarande, warwara izo za kanseri, warwara ibibyimba, warwara umugongo, wagira intege nke n'ubumuga runaka budakuramo. Ushobora kuba uri inkumi nziza yari iteganije kuzarushinga, ukanutsa umwuka, aho unyuze hose bakajya birukanka. Icyo ni ikigeragezo. Nubwo kitariho, ashobora kutabibona ngo biremereze, ariko wowe urababaye. Icyo ni ikigeragezo cy'uburwayi. Ushobora kugira ikigeragezo cyo kwangwa, ukaguhoza mu manza abaturanyi, bakubenga, bakwanga, ukajya urabura bakugurira aho wacururije, warenganywa n'umukoresha ku kazi, umuyobozi se,
ntacyo wakoze, nta ruhare wabigizemo, ukabona icyangire kiraje, abantu barakwanza ukabura igikundiro, icyo nacyo cyaba ikigeragezo. Ushobora no kugira abaturanyi babi bakoneshereza, bakononera, uzitira bakaziturura, utereka bakamena, icyo nacyo cyaba ikigeragezo, kandi kuri benshi nuko bimeze. Wabeshyerwa bikanafata. Ngira ngo kubasomye Abami ba mbere igice cya 21 cya 22, igihe Ahabu yashakaga uruzabibu rwa Naboti, Yezebeli yashatse abantu babeshyera Naboti ngo yatutse Imana n'umwami, babanza no gukora isenga, n'abanyamatiku bakora isenga, barabisengera ngo bizafate. Naboti aratsindwa, icyaha kiramuhama, aranicwa, yabeshyewe. Ibyo byabaho bikakubaho kenshi, kujya ubeshyerwa ukagerekwaho ibyo utakoze, ugafungwa, ukanakatirwa, nta ruhare wabigizemo. Ibyo byose byakubaho. Ayo ni amoko y'ibigeragezo. Noneho icyo yenda nshaka ko dutandukanya muri uyu mwanya, bamwe ibigeragezo bijye bibageraho bikaza uko bakiheba, ntacyo bacumuye ku Mana, bagatangira kwishinja ko hari yenda baba ari abanyabyaha bari mu gihano, cyangwa se baba barakoze ibyaha bito bikorwa n'abandi, cyangwa se baba baragaragaweho n'intege nke za kimuntu nk'iz'abandi bagenzi bawe bose bafite, ugatangira kuvuga uti hari njyewe ndi urunyabyaha ruruta abandi. Oya, si iyo mpamvu. Ndasoma iyi mirongo 2 kuri bene abo, mu Bami ba kabiri igice ni cya 13, ndasoma umurongo wa 14, hanyuma musobanure. Haranditse ngo kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya aho ari, aramuririra, aravuga ati ye baba data we, ko wari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli. Uyu Elisa, mbanze mbwire abagerwaho n'ibigeragezo bagatangira kwishinja ko ari abanyabyaha, nibyo uri umunyabyaha n'abandi nibo. Imana ntabwo ihora inzigo gutyo ngo irware umuntu inzika, kuko iyo biba bityo hari abandi bafite umugisha uwo mu bigaragara, hari abandi batabaweho nk'ibyakubayeho, b'abarozi, b'indaya, b'abagome, nta n'uwahagira iwabo. Ariko Imana ntabwo ikora ityo ngo yihore, kuko ibikoze Bibiliya iravuze ngo abo yaremye bose bashirira icyarimwe. Uyu Elisa rero icyo muvugaho, yari umuhanuzi w'Imana, yari umuntu mwiza, yabanje gukorera Eliya umuhanuzi, agiye mu ijoro asigara akora wenyine, abana n'abana b'abahanuzi, babana neza bitari bikunze kubaho ku bandi bantu. Mwibuke byinshi yabakoreye. Hari ukuntu bataye ishoka mu mugezi ayikuramo mu buryo bw'igitangaza, bigeze bateka ibihaza bita intangatanga, imitanga byica birura, arabivura, bararya, bararyoherwa. Abaturage bigeze bamwereka ukuntu batuye mu gasantere keza ariko karimo amazi atuma inka ziramburura n'imyaka yaho ikarumba, arakavura, amazi aba mazima. Hari umupfakazi waje amuganyira, yarapfushije umutware we, apfa afite umwenda, abishyuza baje bamutwarira abahungu be 2 ngo babajyane babagire imbata kubw'uwo mwenda. Akora igitangaza, yuzuza ibikoresho bye byinshi, amavuta yera y'umubyeyi aragurisha, arishyura, asigarana n'ayo kurya. Uyu Elisa ntabwo yakoreraga abaturage baturanye gusa. Mwibuke ko hari n'umushunemu wamucumbikiye mu gice cya 4 uhereka umurongo w'8, amuha isezerano ko azabona umwana, koko yaramubonye. Wa mwana apfuye, Elisa yaramuzuye. Ese abaturage yakoreye n'igihugu bwacyo, iyo Siriya yabaga iratera Isirayeli, yabaga bizi akabamenyesha niba ari uguhunga n'uba ari kwitegura, bakitegura neza. N'izo ngabo z'Abasiriya z'abanzi zari zimuziho ubwiza, kuko hari ukuntu zateye Isirayeli, ziza kumushaka aho ari, arazihumisha, arazicaza, arazitekera, barazigaburira, zitaha amahoro, nta n'uzikozeho, nta n'uzikojejeho urutoki, nazo zitaha zibara ibyiza bye. Uyu mugabo yari mwiza. Ariko Bibiliya iravuze ngo
afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Ubwo se ibigeragezo bikubaho n'ibikubabaza biramutse ari igihano cyuko uri inkozi y'ibibi, Elisa we byaba byaragenze bite? Yafashwe n'indwara ku buryo n'uyu mwami yaje aramuririra, arangije ngo akagera amubwira ngo ye baba data we, ko wari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli, buriya n'umwiza nawe ibi bimugeraho, isi si ijuru, uriho wese ibi bimugeraho. Noneho uyu Elisa, reka mbabwire ko na nyuma yo gupfa kwe hari ubwo Abisirayeli bongeye kugabwaho igitero, bapfusha abasirikare 2, baheka izo ntumbi, umwanzi abavudukanye abatunguye, ngo izo ntumbi bazijugunya mu mva bari barahambyemo Elisa, ziragenda zigwira amagufwa ye, zirazuka zirahaguruka zigendana nabo, amagufwa arazizura ariko yo asigaramo. Ubwo murumva ko n'amagufwa akoze igitangaza ariko yo ntahayivane. Wewe unyumva wamaze kugwa mu bwihebe ko ibikubaho bishobora kuba ari igihano cy'ibyo wakoze, oya, ntabwo ariko Imana ikora. Niba ari n'ibyo wakoze nk'iby'abandi, ntabwo turi kubigushimira, ariko ni ikigeragezo cyo mu buzima kiba gifite impamvu, ntabwo kiza ari igihano, oya. Ibyo byo nawe ubimenye. Mu Bakorinto ba 2 igice ni icya 12 uhere ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9, naho turahavana urundi rugero rwa Pawulo. Yari umugaragu w'Imana ukorana umwete umurimo, kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye, nuko nahishuriwe ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, aricyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu 3 ngo kimveho, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko ari intege nke ziri ari imbaraga zanjye zuzurira. Yenda sindengaha, ariko Pawulo nawe umugaragu w'Imana muzi, nawe ngo yari afite ikigeragezo. Ni igishakwe, ku batakizi icyo gishakwe muzagisoma mu gitabo cyitwa Bible Commentary cyangwa se ubusobanuro bwa Bibiliya, urupapuro rw'1107, ahavuze ngo uburibwe, Paul is affliction not removed. Ntabwo uburibwe bwa Pawulo ntabwo bwakuweho. Yinginze Imana kenshi ngo yararibwaga, ijisho ryaramuryaga, ndaza kubisoma, bikamurya cyane, bikamurya kenshi, kandi akora byinshi. Ari umugaragu w'Imana wari udakwiye kubabwaho n'ibyo bintu. Ahendahenda Imana, arayinginga ngo agira kenshi. Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ariko icyo cyose nagukundira. Ariko yavuze ngo Imana yabyemereye kugira ngo atishyirishwa hejuru, nuko ari we wahishuriwe byinshi cyane. Muri iki gitabo baravuga ngo Paul had a bodily affliction. Uyu Pawulo yari afite uburibwe bwo mu mubiri. His eyesight was bad. Ijisho rye ryari rimuguye nabi, ntabwo yarebaga neza, ijisho ryari rimuguye nabi. Muzi ko ijisho ryarwaye rirarira rigira ute, iryo ngo ryari rimuguye nabi, ririmo uburibwe bwinshi. He thought that by instant prayer the difficulty might be removed. Yatekereje ko ahari nasengana umwete mwinshi iyo ngorane iri buze gukurwaho. But the Lord had his own purpose. Ariko Imana yari ifite undi mugambi kuri we. And he said to Paul, nuko Imana ibwira Pawulo ngo speak to me no more of this matter. Nihongere kumbwira iryo jambo kubijyanye n'iryo jisho, nihongere kuvuga irindi jambo kubirebana n'iryo jisho. My grace is sufficient. Ubuntu bwanjye buraguhagije. It will enable you to bear the infirmity. Buzagushoboza kwihanganira ubwo bumuga n'ubwo buribwe. Ubwo ntabwo turusha Pawulo gusenga. Muzi ko ari nawe yasengeye. Wewe unyumva, Pawulo hari abo yakizaga bitiwe bimugora ngo ajye yakora urugendo, ahubwo agafata ngo agatambaro kavanywe ku myenda ye, akagaha baje kumushakaho ubufasha, bakakajyana bakagakoza ku barwayi, abarwayi bagakira. Noneho niba
yarakizaga abarwayi akoresheje igitambaro kivanywe ku myenda ye, mbese ako bakeba ku shati ye kagakiza abarwayi bugahawe, we wambaye iyo shati yose ijisho ryaranze gukira, nuko ariko ijuru ryari ryabipanze rifite umugambi. Ubwo aha mpatinze ubwende ngambire kubwira abantu bunamiwe na biriya bigeragezo n'ibindi tutavuze, ngo ntabwo ibigeragezo igihe cyose ari si igihano. Ibigeragezo si ukuri umunyabyaha kuruta abandi, ibigeragezo bishobora kuza kubera umugambi w'Imana. Icyakora sinabura kuvuga bike by'ibigeragezo biza atari ibigeragezo, ahubwo ari ingaruka z'icyo umuntu yakoze. Nawe unyumva ubitandukanye, yenda ndatanga zimwe mu ngero. Imigani 24, Bibiliya iragira iti 24 Imigani, hari amagambo avuga ngo nzarimira nawe umunyabute niyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mwisarura azasabiriza ntagire icyo abona. Uyu ni umunyabute. Niba udahinga, niba utorora, niba udatunda umucanga aho ku gasantere k'iwanyu ngo baguhe 2 cyangwa 3, niba udatsinda igiti ngo wasi inkwi uziremeshe isoko, niba utagura agahene agatama ngo ukorore nk'abandi, niba udahinga ibijumba mu gihe gikwiye ngo utere imigozi nk'abandi, niba udakorana umwete ahubwo ukiga wicaye uhinnye amaboko ukajya muri babandi ngo hari n'abajya mu byumba ngo gusaba ngo Imana izabaha amafaranga. Niyo wasaba amafaranga n'ibyo kurya urabisaba ukajya gukora, Bibiliya iravuze ngo igahira imirimo y'amaboko yawe. Rero niba uri umunebwe mu byo ukora, ukaba warabuze icyo urya n'icyo unywa, urahiga utazabyita ikigeragezo. Izo ni ingaruka z'uko wanze gukora. Wibyitiranya, ahubwo ikigeragezo ni icya wa wundi ukora abyuka igicuku agataha ikindi, akoresha imbaraga z'akaburarugero bikanarenga akabura ikimutunga. Imigani 13:4 waranditse ngo umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Muzabisoma n'Imigani 19 umurongo wa 5, baranditse ngo umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa kandi uvuga ibinyoma ntazabikira. Mbese ari ibintu ukora, niba bagushoreye ngo ujye gusubira mu byo wavuze kuko ari wowe wabivuze koko, ntabwo ugeragejwe. Izo ni ingaruka. Niba inzara iri kukurya kuko bakubwiye ngo tujye kwaka akazi, tujye guca amaterasi hamwe n'abandi ukanga, izo ni ingaruka. Niba barakubwiye bati nyamara tujye kwiga natwe tunyonga igare cyangwa dutware moto ukanga, bakaba bageze ku iterambere wowe warasigaye, izo ni ingaruka. Niba ukubita umugore none bune imyaka ikaba ibaye 20, abyaye abana b'abasore batangiye kukwitura uko wakubise nyina, ntabwo wageragejwe. Izo ni ingaruka. Niba uri umusinzi waramaze amafaranga kugura imirimo ukagura inzoga, aho guteza imbere umuryango wawe ugateza imbere abapimyi b'urwagwa na za nkorano, none buno ukaba utakigira n'inkweto utakigenda utarwambaye, ni ingaruka z'ibyo wakoze. Niba uri igisambo bakaba batakugirira icyizere, wambaye 3 wibye 4, ubu n'akazi kaba gahari bakavuga ngo twabuze umukozi, nawe wahagaze kuko utafitiwe icyizere, ntabwo ugeragejwe. Izo ni ingaruka. Mbese ku bantu mu byumve, niba uri umusambanyi akaba nta wagucira kari urutega, izo ni ingaruka. Abantu niba byumve, niba warariye nabi, ufata inzoga, ufata itabi, ufata urumogi, ushyikira urusenda n'ibisukari, uroha mu nda, none umwijima n'igifu byaratunguye, ntabwo ugeragejwe. Izo ni ingaruka. Niba wikinisha ukaba umaze gutakaza imyunyu ishinzwe ubwonko ya zinc n'iyindi, ubundi ukaba warasaze usigaye ugenda ubarara nk'utagira gahunda, izo ni ingaruka. Abantu nimutandukanye, ibyo wakoze n'ingaruka bizana, ntukabyita ibigeragezo. Nanone abageragezwa, ntimukibwire ko kugeragezwa ari igihano cy'icyaha wakoze. Ushobora no gusanga abakoze ibiruta ibyawe baguwe neza. Ibyo na Yobu yarabivuze, na Yeremiya yarabivuga ngo kuki abanyabyaha mbabona bo baguwe neza. Hari agahe ushobora kubabona ntacyo babaye. Rero iyi ngingo ndashaka ko muyitindaho, ariko tukiyiriho reka twimuke gato tuvuge noneho
ku kamaro k'ibigeragezo. Mbese ibigeragezo byaba bifite akamaro, nababwiye ngo ubuzima bwa gikirisito, urugendo rw'umukirisito ni nk'umuhinzi uteye imbuto, ayiteye uwo munsi izuba rikava amezi akaba 3 ntabwo yazasarura, ayiteye uwo munsi imvura ikagwa amezi akaba 3 ntiyaba agisaruye. Biravanga rero. Ubwo n'ubukristo nuko bumeze, hajya haza ibyiza hakaza ibibi biri ku mugambi w'Imana. Nubwo Satani yategura n'ibyo kukurwanya ngo akuvane mu nzira, akwihebeshe, atuma umutima wawe uhogora, Imana ijya yivangamo n'ibyo nabyo ikabibyaza ibyiza. Ngira ngo abasoma Bibiliya muzibuka igitekerezo cy'Abaheburayo 3, muri Sadurake, Meshake, Abedenego na Daniyeli, ukuntu banyazwe bajyanywe i Babuloni, Satani yaragambiriye neza kuzimya abavuga Imana ntibongere kuboneka, abategurira ikigeragezo gikomeye cyo gupfukamira igishushanyo, ngo bange kugipfukamira bicwe, babe bavuye ku buso bw'isi, abavugira Imana bahahamuke banashire birangire. Ariko Imana ibinyuriramo, bajugunywe mu muriro ntibashya, ahubwo Yesu abasangamo. Ishusho ya 4 ngo yari umwana w'Imana. Umwami nawe aratangara, ahubwo atanga itangazo, aravuga ati rwose twajugunyemo 3 ariko ndabona 4, kandi wakanasa n'umwami na w'Imana. Atanga itangazo mu gihugu hose ngo Imana yo gusengwa ni ya Saduraka, Meshake na Abedenego. Ubwo umugambi wa Satani wari ukomwe mu nkokora, ahubwo Imana ibyivangamo itahukana intsinzi. Ubwo rero byumve, byaba ibigeragezo bije ari umugambi w'Imana, byateguwe n'ab'ijuru, byaba bizanywe na Satani, Imana ntiyakemera ko biguhitana, ahubwo inyuramo nabyo bikabyara ibyiza. Rero ngaho Yakobo 1:2 haranditse ngo bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Kugeragezwa ko kwizera gutera kwihangana. 12 hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Si ibyo gusa, Abaroma 5:3 Bibiliya itubwira neza ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. 8 Abaroma n'ubundi 28 haranditse ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kubakunda Imana ibibabayeho byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu, murakintiza, Guhamagarwa kwacu, paji ya 322, muri iki gitabo harimo amagambo ndibuze gusoma, ariko mpereye ku bana n'Imana buri munsi, tariki ya 29 z'ukwezi kwa 3, kubana n'Imana buri munsi, tariki 29 ukwezi n'ukwa 3. Harimo amagambo avuga ku bigeragezo, ndayasoma nirukanka. Bayise ngo ni umurimo wo kwezwa. Umurimo wo kweza no kuboneza urajya mbere mu bwoko bw'Imana, kandi Uwiteka Nyiringabo yashoye ukuboko kwe muri uwo murimo. Uwo murimo ni ubangamira umuntu kuruta ibindi byose, nyamara ni ingenzi gukorwa kugira ngo ubwandure bwose bukurweho. Ibigeragezo birakenewe kugira ngo tubashe kwegerezwa Data wa twese wo mu ijuru, tugahindukira ubushake bwe, kugira ngo tubashe gutura Uwiteka ituro ryo gukiranuka.
Imana ishyira abana bayo kuri urwo rubuga rw'ibigeragezo, ikongera ndetse ikongera kuhabashyira, ikongera igitutu kugeza ubwo kwicisha bugufi gushyitse kuzura mu ntekerezo zabo, maze imico yabo igahinduka. Ubwo nibwo banesha inarinjye, bagahuza na Kirisito ndetse n'umwuka w'ab'ijuru. Kwezwa k'ubwoko bw'Imana ntikwashoboka hatabayeho imibabaro. Imana itunyuza mu muriro umwe, ikatwimurira mu wundi, ishaka kureba ko uko gutungana kwacu guhagaze. Ubuntu nyakuri bwishimira kugeragezwa. Niba tubangamiwe no kurondorwa niba tubangamiwe no kurondorwa n'Uwiteka, inyifato yacu iratwerekeza mu irimbukiro. Imbabazi z'Imana nizo zituma ihishurira abantu amafuti yabo ahishwe. Yifuza ko bakigenzura banenga imbamutima n'imigambi igoramye yo mu mitima yabo, kugira ngo bavumbure aho amakosa yabo ari, bahindure imiterere yabo kandi baboneze imyitwarire yabo. Imana ishaka ko abagaragu bayo bamenyerana n'imitima yabo kugira ngo barusheho gusobanukirwa imiterere yabo. Imana yemera ko umuriro w'ibigeragezo ubaguta kugira ngo ubeze. Ibigeragezo byo mu buzima ni ibikoresho by'Imana byo kuvana imyanda, gukocama n'ubutandame mu mico yacu, maze bigategurira abantu kuzaba mu itsinda ry'abera. Abamarayika bo mu ijuru baba mu bwiza. Ntabwo umuriro w'ibigeragezo uzadukongora, ahubwo uzadukuramo inkamba gusa. Nibwo tuzaseruka twejejwe karindwi, dufite ikimenyetso cy'uko turi abatahajuru. Bana b'Imana, ibigeragezo ngo umurimo wabyo, ngo ntawajya mu ijuru adahuye n'ibigeragezo. Nibyo bitweza, nibyo bitwoza. Noneho muri iki gitabo cyo guhamagarwa kwacu 322 hari amagambo akomeye yavuze ngo umukozi mvajuru ntajya atinda ku ibuye ridafite umubaro. Iryo yitaho gusa ni ibuye ry'agaciro, arariconga agendeye ku bipimo by'aho rikenewe ku nyubako, aringaniza impembe zaryo zishingaraye. Iki gikorwa kirababaza kandi ni ikigeragezo, gikomeretsa ubwibone bwa kimuntu, kiritacengera byimbitse mu mibereho nyirayo yibeshya kwishyitse abitewe no kumva yihagije, maze akamukuramo kwishyira hejuru kw'imico. Akura ibitari ngombwa ku ibuye maze akarishyira mu muriro w'itanura, akarisena kugira ngo ahadatunganye hakurweho. Databuja arishyira ahari umucyo, akaryireberamo nk'indorerwamo, yakibonamo akavuga ko rikwiriye umwanya mu bubiko bwe. Uwo munsi ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakujyana, nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranyije. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nihahirwe imibereho umuntu acamo uko yabishaririye kose, ihibuye agaciro gashya ikaritera kurabagirana umucyo muzima. Bana b'Imana, ibigeragezo ngo nibyo kudukuramo imyanda, ngo tubonere tumere nk'indorerwamo, ngo none Imana yakureba ngo ikabona imico yayo niyo ureflectinga, niyo urabagirana. Nukuri ngo ikavuga ngo ibintu byaciyemo uyabaye umugaragu wanjye. Ngaho ndatondeka utu tuntu. Ibigeragezo nukuri bitera kwihangana no kunesha. Ibi twabisomye. Ibigeragezo abahirwa ni bande? Softy ni page ya 12. Ku basoma ibi byo mu gitabo harimo amagambo avuze ngo iyo ikigeragezo gishaririye kandi gikomeye cyane cyakiranywe kwizera gihinduka umugisha. Icyorezo cy'inkazi gitsemba umunezero ku isi kizaba uburyo butuma twerekeza amaso yacu mu ijuru. Mbega uburyo hariho abantu benshi batari kuzamenya Yesu iyo umubabaro utaza gutuma bashaka guhumurizwa nawe. Ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu ni ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikure imyanda n'ububi mu mico yacu. Uko bikerera, uko bitema, uko bisena, uko binogereza nuko byeza, ni ibintu bibabaza. Birakomeye kunyuzwa munsi y'ingasire n'uruswa, ariko ibuye rimaze kuringanizwa
rimaze kuringanizwa niryo riba rikwiriye gushyirwa mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo igikoresho cy'imburamumaro umwami agikorera umurimo nk'uwo witondewe kandi utunganye. Amabuye y'igiciro cyinshi yonyine niyo atunganywa hakurikijwe urugero rwakwiye kujya ku ngoro ya cyami. Mbese kuyatunganya si ikindi, wenda ko batumva ayo marenga, ni ukugeragezwa. Rero iyo ugeragejwe, kugeragezwa bitera kunesha, bigatera kwihangana, birakebura. Zaburi 119:6-7, Dawidi ati ntarababazwa narayobaka. Dawidi ngo ariko ubu nitondera ijambo ryawe. Hari ukundi ibigeragezo bikubaho bikagukebura. Hari abantu benshi batagira impuhwe, babona uwishwe n'inzara bakamwitiranya n'umusinzi. Hari abantu benshi badakabakabwa n'ingorane z'abandi, babona uri kubafunguzaho ari umuntu muzima nkabo wagwiririwe n'ishyano, bagavuga ngo nyine ngo ihangane turagusengera ntacyo bamuhaye. Hari abantu benshi banena abandi, babona umuntu ubuzima bwakubise afite umwanda asa nabi, na borosa adayo kuborosa atayibona kubera iminsi yamuguye nabi, bakavuga bati igireyo utanatunukira. Hari ubwo Imana ibonye bene abo yabigisha gusa ari uko ibyo bibabayeho, none bakazavamo bavuga bati burya na wa wundi niko yari ameze. Kaba nk'umwana umwe ngo utaruzi inzara ngo ni iki, nuko akagera abaza nyina ngo mbi inzara ni igiki, ariko yabimenye byimenyeyeho. Hari uburyo nyina yakoresheje nawe amenya inzara. Rero nibyo Dawidi avuze ngo ntarababazwa narayobaga. Muri Yobu 36:5-9, Yobu nawe ati ari kuvuga ibyiza by'Imana, ukuntu irwana ku bayo. Yaravuze ngo dore Imana irakomeye kandi ntigira uwihinyura, irakomeye mu mbaraga no mu bwenge, ntiramisha umunyabyaha ariko itsindishiriza abarengana, ntabwo ivana amaso yayo ku bakiranutsi, ahubwo ibicaza hamwe n'abami ku ntebe zabo, ikabakomeza iteka ryose bagashyirwa hejuru. Kandi iyo baboheshejwe iminyururu bagafatishwa ingoyi z'umubabaro, ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo uko bagenje bibona, ikabazibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Ibigeragezo birazibura amatwi, ibigeragezo bivana umuntu mu byaha, biramukebura, ubwenge bukaza. Hari abatari gukenera ngo Yesu ngo yaba ingorane n'ibibazo bitarabateye kwifuza guhumurizwa nabo. Rero ibigeragezo ni byiza, cyokora binyura mu nzira itanyura kamere yacu. Ibigeragezo bihishemwe imigambi y'Imana. Yesaya 55:8, muzahasome. Haravuze ngo erega ibyo nibwira si kimwe n'ibyo mwibwira, ngo nk'uko ijuru riruta isi, ngo niko inzira zanjye zitandukanye n'izanyu. Buri Imana ifite imigambi ihishe. Muri Yeremiya 29:11 ho yaranditse ngo nzi ibyo nzabagirira, ngo ni amahoro si ibibi. Uramutse uroye ukuntu Yozefu bene se bamugurishije, bakamugurisha yari umwana mwiza utagira ifuti n'ikosa, akajya kurenganira mu buretwa iyo bamutanze. Uroye ukuntu umugore waho nawe yamukunze, imico yarakomeje kuba myiza, nawe akamutega umutego yifuza ko bakora icyaha, yamwangira akamufungisha. Wakibaza utesi iyi Mana, Yozefu yari mwiza niwe ugurishijwe muri bene se. Yozefu abaye mwiza hariya mu Egiputa, niwe babeshye bamugeretseho kabutindi, atawe muri gereza. Ariko Imana umugambi yari yerekejeho, Yozefu yavuyemo ari minisitiri w'imari, ari na minisitiri w'ubuhinzi, arahinga, arahunika, niwe wagaburiye ab'igihugu ndetse n'ibihugu bituranye. Ubwo iyo nzira hari ukundi ikigeragezo cyiza ari umugambi w'Imana. Muzanabisoma mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu cya 2, urupapuro rwa 461 mu Cyongereza, 476 mu Kinyarwanda. Harimo amagambo avuze ngo mpere haraguru havuze ngo mwashyinguye inshuti mwakundaga, nanjye nuko nuwo yandikiraga. Ariko sinahangara kubaza Imana iki kibazo ngo kuki wanjugunye mu itanura? Kubera iki nababajwe inshuro nyinshi? Mpita mbona igisubizo ako kanya ngo ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Ni Yohana 13:7. Imigambi y'Imana kenshi ibihishanywe ubwiru, ntishobora kurondorwa n'abantu bafite ubwenge bufite aho bugarukira.
ariko urebera iherezo mu itangirira bizi neza kuturusha. Dukeneye kwiyejesha, kwitandukanya n'iby'isi, gutunganya imico ya gikristo kugira ngo tubashe kwambara ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Ijambo nshatsemo ni iri rivuze ngo iyo ibigeragezo biri kutunyura ku mutwe, tubinyuzwamo buri kanya, Bibiliya uriya murongo wabwiwe bariya natwe n'uwacu wavuze ngo Imana irakubwira ngo ibyo nkora buno ntubizi. Hari igihe naguhombeje kuko nabonye wungutse waba umwibone n'umwirasi. Hari igihe nanze ko ugira ubutunzi bwinshi ko nabonye kamere y'iwanyu muri abirasi wanapfa ubizize no gusenga byarangira uko ijuru utazaribona. Imana ikakubwira ngo ibyo nkora ubu ntabwo ubizi, ariko hazaza itariki ibyo ndi gukora ubimenye. Ni nayo mpamvu musaba mu Byahishuwe 21:4 ngo nitugera mu ijuru ngo Imana izaduhanagura amarira. Ntabwo ari aya ngaya aya amanuka ku maso, ngo ahubwo izadukorera ibintu byanditswe mu burezi paji ya 337 bigera muri 4, ngo izadusobanurira impamvu ngo z'ibyatuburagije, ngo izadusobanurira impamvu ngo z'imibabaro twagize mu buzima, ngo izadusobanurira impamvu z'imishinga yacu yakomwe mu nkokora, ngo izadusobanurira impamvu z'imishinga yacu n'imigambi yacu yahombye bigahomboka. Ngo nimara kudusobanurira ngo nibwo tuzasanga ngo byarimwe umugambi mwiza w'Imana. Burya haraye zakubwira iti iyi modoka nanze kuyigura kuko nabonye ariyo yaguhitana, ubukire nanze kubugira, nabonye uzarya nabi ukarya ibyangiriza bikaba bizaguhitana utanakijijwe. Imana ifite imigambi igihabana n'imigambi yacu maze tukanyuranya. Akandi kamaro k'ibigeragezo gatuma uhinduka intwari abandi bazigiraho. Ibi muzabisome muri Yohana 11:3-6. Ni igihe Yohana umubatiza yari afungiwe muri gereza, arangije ngo uburoko bumuriye, afata abigishwa barabatuma ngo mugende mubwire uwo Yesu numvise, ngo mbese ni wowe cyangwa dutegereze undi? Ko baragenda barabimubwira, ngo ariko babimubwiye ngo Yesu asa n'uwirengagiza, ntabwo yahise yumva ikibazo cyabo ako kanya. Ngo yarabaretse akiza ibirema, aho muri impumyi, akora imirimo itandukanye nabo bari kureba. Ngo bwije arababwira ati ibyo mwabonye ndi gukora mugende mubwire Yohana ngo ibirema biragenda, impumyi zirahumuka, bapfuye bari kuzuka, ngo mwongereho muti hayiguye ibyanjye bitazagusha. Nuko babimubwiye kuko Yohana yarazi ko ubuhanuzi buhanura Mesiya bwavugaga ko ibyo bitangaza azabikora. Arongera arahembuka yizera ko ari we, ariko n'ubundi agwa muri gereza. Mu bivuzwe ibihe byose 178 Kinyarwanda, mu maso y'abantu benshi ibyabaye ku rupfu rwa Yohana byabaye akayobera. Bibaza icyatumye ababarizwa muri gereza akanapfiramo. Niba ibanga ry'Imana riruhije ku buryo ijisho ry'umuntu ridashobora kuricengera, ibyo ntibyagombye kunyeganyeza ibyiringiro dufite mu Mana gusa dukwiriye kuzirikana iri jambo rimwe Yohana yasangiye imibabaro na Kristo. Umuntu wese ushaka gukurikiza Kristo agomba kwemera ikamba ry'imibabaro. Ntabwo azamenywa n'abuzuye inaringe, azaba intego y'ibitero bikaze bya Satani. Ubwami bwe bugambiriye gutsembaho iri hame ryo gutamba umubiri w'igitambo, niyo mpamvu buzamurwanya aho bazahurira hose. Yesu ntabwo yahagurukijwe no gutabara umugaragu we, yarazi ko Yohana ashobora kwihanganira ibigeragezo. Umukiza yari gusura Yohana muri gereza ye abikunze, akamuhumurisha kumuba bugufi, ariko ntiyashoboraga kwishyira mu maboko y'abanzi be no gukoma mu nkokora umurimo we bwite. Yari gushobora gukiza umugaragu we w'indahemuka, nyamara kubera inyungu z'ibihumbi byinshi by'abantu benshi bajyaga gufungwa bakanapfira muri gereza mu gihe kizaza, Yohana yagombaga kunywera ku gikombe cy'umubabaro. Igihe bizaba ngombwa ko abigishwa ba Kristo bazaba bababarizwa mu magereza bonyine, cyangwa bakicwa n'inkota bakanamanikwa ku biti, cyangwa bagatwikwa, bisa naho baretswe n'Imana n'abantu, ni ikihe gihumuriza batakura mu gitekerezo cya Yohana umubatiza wabaye intangarugero atyo, uwo Yesu yatanzeho ubuhamya bwiza cyane. Mu byumve ngo iyo Yesu atabara Yohana, ngo ibihumbi byinshi by'abantu byendaga kuzafungwa mu bihe byakurikiyeho,
nabo bari kujya barindira gutabarwa, ubutabazi butaza bakanamura bakareka kwizera. Rero hari igihe wa mubyeyi we wagize ikigeragezo cyo gupfusha, urihangana, uraseka, urashinyiriza, abaka amazi urayabaha, abakubwira nabi urihangana, ugubwa neza, atari uko umutima unezerewe. Ngo ibyo Imana ibikorera ngo nuba intwari, uzaba ubaye ikibaho, uzaba ubaye ikayi, uzaba ubaye igitabo n'abandi bazigiraho. Ngo gupfa kwa Yohana kandi ari mubyara wa Yesu, ari inshuti, yari integuza ye, ntamutabare, ngo Yesu yabikoreye kugira ngo ibindi bihumbi bizicwa bizira kwizera bizajye birabona aho bihera, bivuye biti nanjye ndashikama na Yohana simurusha ubwiza, nanjye ndashikama, ntabwo Yesu ankunda kuruta uko akunda Yohana, twese turi kimwe kandi yaguyemo. Rero akamaro k'ibigeragezo nako ni nayo mpamvu mu gitabo cy'uburezi 303 ngo kuri ubu ngo mucyo w'isi ngo ari gukorana n'abantu babonera inyungu mu gihombo, ngo bakabonera intsinzi mu bisa no gutsindwa, ngo bakabonera amahoro mu birushya. Mbese abantu babona ibyiza bibaje imbere bakabikemangwa, bakabona bishobora kuba birimo umutego. Abantu babona ibibi bibaje imbere bakabivumburamo umugambi mwiza w'Imana, ngo abo ngabo nibo bari gukorana na gahunda y'Imana. Ngaho mu nkundire tujye ku ngingo igana ahasoza ivuga ngo noneho muri ibi bigeragezo imbere yabyo umukristo yabihagararamo ate. Mu gitabo cyitwa Esprit Positif cyangwa se intekerezo zituje, n'urupapuro rwa 252 harimo icyigisho cyitwa ibituburagiza cyangwa ibiturwanya cyangwa se ibigeragezo. Bavuze ko bikomoka mu mashami atandukanye nk'uko twayavuze, ariko aho ngambiriye kwerekera cyane nahanditse ngo que faire face à la diversité. Tugenekereje twavuga ngo ni gute noneho twebwe twahangana n'ibiturwanya. Wewe unyumva, buri wese afite ibimurwanya, n'abaturanyi babi, nabivuze, n'abana babi, n'umugore mubi, n'umugabo mubi, n'akazi bitagenda, n'iseta yawe itacyunguka, n'amagara yawe agucika, ubuzima bwawe bukuguye nabi. Buri wese afite ibigeragezo, uhora upfusha, uhora wibwa, buri we uvugwa nabi, uranzwe, nta n'icyo wakoze. Tureke ba bandi bari kurya umusaruro w'icyo babibye. Niba warashwanyuye igifuro hamwe inzoga zikarishye zikagishwanyiro z'amarikeri n'ibindi, ntubyite ikigeragezo, wowe uri kurya umusaruro w'icyo wabibye. Ahubwo ugasanga umuntu ntacyo yakoze, ndetse yaba asenga atanywa, bandi bakamubwira bati byabizi munywa nibyo bya guteye n'icyo gifu, bati byabisha umuhekenya. Ugasanga ahubwo bahereye ku byiza ujya ukora, bagaye Imana, nawe barakugaye, bakavuga ko ariyo mpamvu yabiteye. Rero bene abo barabwiwe ngo ni gute noneho wahangana n'ibyo bigeragezo. Mbibutse ko ku isi nta kizima gifite amahoro. Ushaka kuba ahantu hataba ibibazo, cyetsagurutse akagenda, kandi twibaza ko hataragera. Buri wese arabizi tuzagenda Yesu yaje. Ushaka ko byose bitungana, n'Imana ntibyayitunganiye, uze ntitwayinaniye. Uzi kugira miliyari 7 ukaburamo na miliyoni nibura 200 zikubaha neza. Imana nayo twarayinaniye kandi ni data wa twese. None niba ni Imana twarayinaniye, wowe ushaka ko mu isi bikunogera nkande n'umuremyi byaranze, ibyo bimenye buri wese nabimenye. Niba waravutse nabi, uri umuntu nk'abandi n'abavutse neza, nureba neza ugahengereza neza, nturebeshe ijisho ribi, uzasanga hari umwana ufite se, ufite nyina, n'umuryango ukomeye urara ku ibaraza, utagiriye ataha, wishwe n'agahinda karuta, cyangwa arwaye agenda kururuka. Wowe uri umukene, ntugiriye uvuka, ariko amaguru ni mazima n'amaboko arakora, n'icyo kiraka nayo mabuye yamena, n'icyo kiyedura gikora, ntukorora ibihaha n'ibizima, impyiko n'inzima. Mbese wakwishima ko ahubwo umeze neza. Isi iguye n'aba bakomeye n'aboroheje, urahigwe. Abo reka dufatanye tumenye ngo ni gute ibi bigeragezo bitwunamiye twahangana nabyo. Ni ibintu bigera muri 6. Icya mbere haranditse ngo il faut comprendre que la diversité est universelle. Banza usobanukirwe ko
ibiturwanya, ibituburagiza, ibigeragezo ni rusange. Ndetse abazasoma kino gitabo cyo guhamagarwa kwacu, paje 201 ndetse na paje ya 9 ya 8 haranditse ngo ngo niba n'umukirisitu ngo n'abapagani ngo bararwara badasenga abandi babahakana Imana, ngo bakazongwa bagahura n'ibibababaza n'ingorane, ngo ahubwo umukirisitu we ngo afite Yesu yishingikirizaho, ngo niyo yarapfa nk'ejo baramushyingura ngo bafite ibyiringiro ko higeye gupfa ko hazaba umuzuko. Ariko abandi hari abo bizabiranya kavuga ati mu mekiyoda mu muburozi mu maside nisomereho, ugasanga umugozi yarawumanitse ati ngewe nibikomera nzajya muri ya mugozi, ubwo se ubundi uragikemuye. Hano rero baravuze ngo banza umenye kubikurwanya ari rusange, ntabwo ari weho byikubanye ngo bigutsindagire mu kabande ubure gitabara uzarebe no hirya no hino hari abandi bunamiwe n'ibindi. Ubwo rero nusanga ari rusange, nusanga twese tubisangiye, Bibiliya niyo yavuze ngo uzahumurizwe no kumenya ko bene so bari mu isi bose muhuje imibabaro. Icya kabiri, ntukajye wizirikana weho ubwawe, mbese ngo witeteshwe wizenguruke ngo nge wagowe se, ngo kwari nge se, ngo ko nta kitamburira impfusha se, ngo ubwo nani nge ruziye. Mbese ujye uhora wumva ari wowe wababaye, wowe wahogoye, wizirikane wenyine wishyire mu karima k'ubwigunge. Oya, hari abandi, ndetse bizagufasha nufata akanya abo warushije kuramuka ukabagirira neza, nawe ukumva ufashe ingingo yo kubahumuriza, nawe uzahumurizwa. Mu gitabo cyitwa Umurimo w'Umukristo, umuntu umwe ngo yari ari kwambuka urubura muri bihugu by'i Burayi, hajya haba periode haba urubura neje, inzira zikaba urubura. Noneho ngo arugendamo agiye kwambukiranya ngo ageraho rutari, aragagara, aricara, birarangira, atangira kuniha yerekera ku gupfa. Inyuma hakaba hari mugenzi we nawe uri arwambukiranya, nawe ageze hahandi, nawe abaye nka wa wundi, nawe atari buharenge, nawe agiye kugagara ngo yicare, nibwo yabonye umuniho wa mugenzi we wamutanze, wagiye kunogoka agiye gupfa. Ngo arangije umutima mwiza umuzamo, ntabwo yavuze ngo wenda avuga ati nanjye sinishoboye, igwana n'ugwawe nanjye nimparenga ndaba ndi umugabo. Ntabwo ibyo yabivuze, ngo ubwo impuhwe zaraje zimwibagiza ko nawe agiye kugagara akikubita hasi. Ngo aragenda aramwegera, uko ari kumuzunguza ngo amushyushye, ahubwo aba ari ushyuha, uko amubatuye ngo amuterure, ahubwo imbaraga z'uwo n'uburemere bwe bimushyiramo imbaraga n'ubushyuhe, amaraso arashyuha, imbaraga ziraza. Atera intambwe agagaza ngo amwambukane, ubushyuhe buraza, ibibaraga biraza, aramutambukana noneho neza, amwambutsa urubura. Ngo amaze kumurambika hasi bose bakize, ngo yisubiramo aravuga ngo burya mu gukiza mugenzi wanjye narindi kwikiza. Yewe weho ugeragezwa, iyo uriya mugabo avuga ati nanjye sinishoboye, nimparenga nanjye ndaba n'umugabo, ntiyari kurenga n'intambwe ebyiri imbere ye. Niba ubona ibigeragezo bikuzabiranije, reba uwurusha, ntabwo habuze uwurusha. None se niba ari ubukene, niba wanzwe, utagira iyo uvuka, utagira inzu, utagira iyo uba, ariko ureba ubwo ugeze kuri ya mpumyi barandata, ubwo ubuzima buhindutse, intambara igatera abantu bakiruka, yenda n'urugero ibirunga birutse tukaguruka, ibiza bije tugasimbuka, uzi ngo iriya mpumyi yanyura he? Ko nibura nawe uri umukene wahunga. Rero jya urareba burusha ubuzima, nuko bigutere kugira icyo ubamarira, nawe bizakuvura ubwo bwihebe. Gatatu, il ne faut pas se lamenter sur le passé, ngo ntugomba kwivovotera ahahise. Ahahise bamwe bajya bavuga ngo iyi ngo ibi bimbayeho, ngo mama yarambujije gusanga uyu mugabo ngo ndanga, ngo mama yambujije kuzana uyu mukobwa ngo ndanga, ngo papa yaranyinginze ngo nige ngo ndanga. Ibyo ukabivuga ufite imyaka 60 mu ishuri utakigiyeyo, ngo yaba mama yaragihari none ntawe nyine. So ubundi niba ufite imyaka 70 ukaba uri gusenga ngo yaba nyoko yaragihari, wari bucura bwe kwaba afite 105, ubundi abaguhahira abarema isoko akakuzanira icyo kurya. Urahirwa ngo iyo muvuza disi, ngo buriya ngo yaguye kwa muganga, ngo iyo muhiye ikinyarwanda ntaye wamuhaye nyine byararangiye.
wijya witotombera ahashize, hongera agahinda ntabwo hajya hakavura. Icya kane, considere la finitude de la diversité, ngo gihora utekereza ko ibikurwanya bizashira. Baciye umugani uvuga ngo il n'y a pas de mal qui dure 100 ans, ngo nta kibi kiramba ngo kimara imyaka 100. Ubwo rero humura, ibikurwanya bizashira. Uwo rwaje arembye, asinziye cyangwa akize, agahinda gashira. Ibikurwanya bizashira wejeje cyangwa ukomeje kurumbya ariko udapfuye ubayeho nk'abandi. Ibikurwanya bizashira umuturanyi yimutse cyangwa umwimutse cyangwa ukomeye ukabimenyera, konesherezwa no guhemukirwa cyangwa Imana ibikora ukundi. Ntabwo ibikurwanya bizakurwanya, ntabwo ari soko watsindiye. Gihora utekereza ko ibyo bigeragezo nibikunamiye bizashira. Niyo mpamvu iyo ukoze ikosa ukiyahura, bamwe biyahura cyangwa ukiyahuramo inzoga n'itabi, ubu byishe cyane, ubu byishe ku rugero rukabije. Noneho icya gatanu aranditse ngo ntugasakume, wijya urasakuma. Niba wararwaye ijisho nk'irya Pawulo ryanze gukira, ishimire ko ufite so na nyoko isambu yera ku kazi, hari ibindi usigaranye. Niba ari umugabo ukuguye nabi, ishimire ko abana mujya mujya inama, mukabiririyo mukabande yabajugunye ariko bakanabikuzanirayo. Niba ari umurimo utakigira, ishimire ko aho mutuye ari mu mujyi bahora bubaka, ukabona aho urakora ikiyede mukarara muriye. Mbese hariho ibyiza wishimira. No kuvuga ngo bwose yankubise ngo niba ibyana ntibirarya, ngo nta nigwariye mwabyana ngo ngiye gupfa nabyo bipfe, ugatangira kubapfusha kare. Oya, wisakuma, Satana kugabaho igitero agatera agahugu kamwe, wibinjiji ngo nawe ugabe igitero ku tundi duhugu twari dusigaye. None icya karindwi, cya gatandatu, considere ce qui est positif dans la diversité, shaka icyiza gikomotse mu bikurwanisha. Nta kundi ibintu byaza ngo bikuve hari bibi gusa, nta somo bigusigiye. Nerekera ahajya gusoza, reka mbwire aba bana n'abageragezwa, nabo bafitiwe ubutumwa buva mu ijambo ry'Imana. Igitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, urupapuro tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, harimo amagambo avuze ngo ubugwaneza, urukundo n'urugwiro ni ibimenyetso biranga umukirisitu mu mibanire yacu n'abandi. Tugomba guhora twibuka ko hari amateka y'ibyabaye ku bandi ahishwa amaso y'abapfa. Harimo amateka ababaje yanditswe mu bitabo byo mu ijuru, ariko akaba yarahishwe amaso y'abarunguruka. Muri ibyo bitabo handitswe intambara ndende kandi zishaririye, hamwe n'inzitizi zishengura, byose bivuka mu miryango umunsi ku wundi, bigenda bimunga akanyabugabo, bikamunga imbaraga, bikamunga kwizera n'ibyiringiro, kugeza ubwo umuntu asa n'uguye mu irimbukiro. Nyamara Yesu azi izo ntambara zose kandi ntiyigeze azibagirwa. Ayo magambo yuje urukundo n'ubugwaneza, izo mbabare ziyakira n'ikaze nko kumwenyurirwa n'abamarayika, kunganirwa no guhumurizwa n'urukundo rushyushye rw'inshuti nyakuri. Ugeze mu bibazo ni iby'agaciro kenshi kuruta izahabu n'ifeza. Bana b'Imana, mwebwe muturanye n'abageragezwa, urahigwe, wigira apfa guhubuka, wigira avuga ngo ariko ngo ntibwakeneshejwe ngo no kwigwa bwiyicariye. Oya, abakenye bose ntabwo ari uko bigwa bicaye. Ngo ariko ubundi ngo umugabo ngo impamvu ngo ahora ngo aragakubita ngo suko katazi kumuhakeya. Oya, hari abayikurusha bakubitwa bashize mwamenye. Wigiraho ubukana ijambo kuri izo mbabare, ahubwo umubwire neza. Hari abafite akarande karekare, yahahamuwe akiri uruhinja mu nda ya nyina, ahahamurwa ari incuke, ahahamurwa ari ingimbi, ahahamurwa yashatse, ku buryo ushobora kumubwira ijambo cyangwa wamukanga gato ubuzima bwe bukarangira uwo munsi. Rero bana b'Imana, namwe mubana n'abageragezwa, muzasome igitabo cyitwa Umurimo w'Ubugira Neza, paji ya 48, ngo nta nubwo bakeneye ko mubafashije ibyo kurya gusa, ngo munabahumurize mubegereye, mubaganize, ngo munabaramutse, ngo munabaha umukono, nabo biyumve ko ari abantu. Noneho ngo n'abageragezwa nabo ngo bazagundire Yesu, ngo ukuboko kwe kuzabatabara. Reka duhagarare neza mu bigeragezo, ni urwa bose, turi mu isi ntituri mu ijuru, ariko nitwishingikiza kuri Yesu tuzakomera kandi tuzambukiranya. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen.